automatically ikintu cyose wari waragize ikintu utareka cy'ubwacyo utamenya hano giciye wagize ngo nizihe mbaraga ziba zibaye nta mbaraga ubukoresheje zo kukireka nazo ahubwo ni ikintu cyerekana ko kiriya kintu wowe ni ucyagaza wakigize inshuti wagihaye umwanya muri wowe uracyagikunze nubwo bivuga uti singikunda ariko umutima wawe n'ubwonko buracyagiye ifumbire nshatse kuvuga iki rero ndakubwiza ukuri aho kugira ngo uzareke ikintu wageze mu byago n'amakuba y'ingaruka icyo kintu cyagukururiye ukimara imyaka runaka ukomeza ubana nacyo umva urakibabarira ukagicumbikira muri wowe ariko cyo ntabwo kizakubabarira baravuga ngo imbwa mbi nisa wowe imwe cyangwa ikintu wayihaye shuti yanjye kugira ngo usazane ishema ry'ababyeyi this is way iyi nzira ntabwo ari ibintu bizaza uwo mwanya reba cya kintu butuvugana kikwicira ubwonko gituma udatekereza ariko urambwira ngo inzoga yakunaniye gute nimba wumva cyo kuzara umuntu ukunda inzoga nongeye kubasuhuza mwese amahoro y'Imana bane natwe ni Dr Sam niko abantu bamenyereye cyane muri business nkora ndumukomisiyoneri kuri TikTok Dr Sam Kigali ikintu ushatse kuvuga rero nkora akazi k'ubukomisiyoneri amamodoka amazu ukeneye service nimero ni yindi 8250 9479 ikintu kinzanye hano icyo bita inama y'ubuzima TV ni channel iri ibitekerezo n'inama ku buzima bw'abantu bwa buri munsi cyangwa se ubuzima ducamo cyangwa se ubwo duteganya kuzacamo tubaye tukiriho cyangwa se ubwo twaciyemo umwe na umwe bukomeye nibuduhitane ubundi n'ubundi twagiye dukora bukaduhira ikintu tugiye kuganiraho rero ni ikintu kimeze gutya kirareba ku muntu ku giti cye kirareba wowe kirareba njyewe ikintu tugiye kuganira cyerekeranye n'icyo bita kwirwanya wowe ubwawe ukitsinda ukisobanukirwa warangiza ugafata umwanzuro kwirwanya rero ugomba kwirwanya kuko wamaze kubona ko utari mwiza kuko ntabwo wakwirwanya utamaze kubona kuri mubi gufata umwanzuro wamaze kwitsinda no kwiburanya no gufata umwanzuro nicyo kintu cya nyuma kijyanye n'iyi nama ngiye gutanga hano gufata umwanzuro ni ukureba ikintu cyabaye imbata cyakugize imbata wowe kandi icyo kintu ukaba buri munsi wifuza kuba wakireka ariko icyo kintu kikaba cyaranze kuvamo ukaba warabuze uko ugifatira umwanzuro buri munsi iki kintu sinange singikunda iki kintu nange numva nakireka iki kintu ni kibi iki kintu urabivuga urabizi urahorana amaganya ubuzima n'ubwawe niwe ufata umwanzuro njyewe ngize amahirwe inzoga nazireka njyewe ngize amahirwe itabi narireka njyewe ngize amahirwe ubusambanyi nabureka njyewe ngize amahirwe inshuti mbi nazicikaho njyewe ngize amahirwe nakora business ni bikagenda gutya njyewe ngize amahirwe nabona perime nkatwara imodoka cyangwa moto njyewe ngize tugiye kuganira ku kintu cyakunaniye kandi utagishaka mu buzima bwawe ikintu kiri droge y'ibitekerezo byawe kigutegeka utifuza ko kiba muri wowe ujye kuvuga umuntu njyewe inzoga zarananiye kureka itabi byarananiye kureka uburaya byarananiye none se inzoga kuzireka ntabwo bigoye ahubwo ni wowe ukizikunda ziracyari inshuti n'ibitekerezo byawe kuko kuzireka none se nkubara uburwaye bigusaba kujya kwa muganga bakakujyana kwa muganga cyangwa nawe ukajyayo muganga wamubwira ngo numva kugira ngo mvure bishoboke nihataboneka inzoga ntabwo umuti uri gukora neza mu mubiri njye namenyereye inzoga ntazinyweye n'ibinini ntibyapfa kumfata none se bagufunze inzoga bagufunze wababwira uti nimutamfungana icupa ry'inzoga rwose ibyaha n'ubundi ndapfira muri gereza ndapfa kubera ko nabuze inzoga none se nkwibariza ni gute urwaye automatically zitazigenda uko umuntu uzishaka ni gute iyo bagufunze automatically ikintu cyose wari waragize ikintu utareka cy'ubwacyo utamenya hano giciye wagize ngo nizihe mbaraga ziba zibaye nta mbaraga ubukoresheje zo kukireka nazo ahubwo ni ikintu cyerekana ko kiriya kintu wowe ni ucyagaza wakigize inshuti wagihaye umwanya muri wowe uracyagikunze nubwo bivuga uti singikunda ariko umutima wawe n'ubwonko
buracyagiye ifumbire, buracyagiye ifumbire. Nshatse kuvuga iki rero? Ndakubwiza ukuri, aho kugira ngo uzareke ikintu wageze mu byago n'amakuba y'ingaruka icyo kintu cyagukururiye, ukimara imyaka runaka ukomeza ubana nacyo, umva urakibabarira ukagicumbikira muri wowe, ariko cyo ntago kizakubabarira, ntago kizakubabarira. Niba ari ubusambanye ukabukora nabi, ukagira gute, ndakubwiza ukuri, ukabukora bugucira urubanza ko ari wowe, ndakubwiza ukuri buzagusenyera nushaka n'umugore cyangwa se n'umuryango. Biragusaba kugira ngo ubireke hakiri kare. Niba uri umusore, niba uri umugabo ukaba utari wabigiraho ingaruka, bireke, kuko bira ni ibintu bitababarirwa n'umuntu wabiguhera. Inka, ikintu umuntu atagushimira ngo avuga ngo iki kintu gikora neza, ikintu ujya gukora ukihisha kugira ngo umuryango utakibona, icyo kintu ni umwanda. Icyo kintu kireke, ikintu utapresenta mu muryango ngo umuryango ugishyigikire ngo wawe kongoro turimo kutugeza ku ntera y'ikintu, kireke kuko kizagira ingaruka afite. Ibintu byo kuvuga ngo inzoga ngo zarananiye, ugakorera amafaranga ugahita uyanywera, ugasanga umutwe wabyimbye, ugasanga mu rugo baraburaye, ugasanga ishuri ry'umwana rirahagaze, ugasanga kerede y'abandi ntuyishyuye kubera inzoga. Nshuti yawe, niba gutereza inzu watanzemo kerede, uzajya muri banki ubwira ngo narayanywereye nimumbabarire. Nshuti yanjye, waretse ikintu kitari cyakugiraho ingaruka, wakiretse kitari cyakugiraho ingaruka, ko nikizana ingaruka kizahera no mu muryango, kikawurimuza, kizaza kirimbura umuryango. Kuko banavuga ngo wibahetse abayigisha mu mugongo. Igihe cyose ukora ikintu ari wowe uyoboye, ari we responsable w'umuryango, ari wowe uteganya kuzubaka umuryango uzaguturukaho, ukaba icyitegererezo kizima, baca umugani ngo naye nibyo ku munsi w'isoko. Byimenyereze hakiri kare, utari wagera muri rwa rwego bikenewe kuko yo kubyapurika cyangwa se kubishyira mu bikorwa. Uzajya kugera aho bishyira mu bikorwa warabiciye intege, waramenyereye ko ari ibintu bisanzwe cyangwa se ari ibintu bibi, kubireka bikorohera. Nakugira inama yo kureka ibintu byose uzi bigukoroneza. Ntabwo ari agahato, ntabwo ndi kwigira umuntu w'umuhatari nguze ubwenge, abantu benshi turaziranye, ariko ntabwo mbivuga nigize ngo ndi umuhatari ngo no kujya inama, kuko ikiganiro gishobora gutambuka akazamo amagambo abiri akagufasha. Ushobora kwandika muri comment uti Sam, ibi bintu gutya na gutya na gutya na gutya. Ngewe ikintu nakugiraho inama ni ugufata umwanzuro, kuko niba wifuza ko umwana wawe azaba umuntu ukomeye kurenza uko wowe ukomeye, ntabwo azaba umuntu ukomeye wowe waramubereye icyitegererezo kibi. Niba wifuza ko umuryango wawe uzawusaziramo ukajya uvuga uti ishema ry'ababyeyi, umubyeyi wacu, ntabwo umuryango uzawusaziramo witesha agaciro kuri wo. Baza kugucyura wasenze, baza kugucyura bakuvumbura ahantu runaka uri mu bintu bidakorwa kubera. Nshuti yanjye, niyo wabikora bikaguhira ntihagire umuntu uguteza ingaruka, byo ubwabyo ni urubuto ruri muri wowe, ruzakomeza gukura rukazamuka rukagwiza amarumbo. Nirumara kugwiza amarumbo ruzera, nirwera niza mbuto zizagaragara kuri wowe, imisazire yawe, ugasaza usaba uwo wimwe, ugasaza urumva wimwe waguhaye. Baravuga ngo imbwa mbi nisa wowe yimwe cyangwa ikintu wayihaye. Nshuti yanjye, kugira ngo usaza ni ishema ry'ababyeyi. This is way, iyi nzira ntabwo ari ibintu bizaza uwo mwanya. Reba cya kintu butuvugana kikwicira ubwonko gituma udatekereza. Ariko urambwira ngo inzoga yakunaniye gute? Nimba wumva cyo kuzara umuntu ukunda inzoga, ushaka kuba yinywa wumva yikunze uri fiyeri yacu rwose nta kibazo, ariko wundi yinywa yarangiza akicuza, ntabwo ari ibintu byawe wa muntu. Ibyo bintu bizagira ingaruka nubwo ujye wiki. Fata umwanzuro, ikintu nakugiraho inama, ikintu cyose iyo gifatiye umwanzuro kirashoboka. Ntuzabe ngo iki cyarananiye nuko kigikunze. Ntago wanywa inzoga muri gereza, ntibishoboka. Niba barazikundaga gute bagufunze, ntago wazijyanamo cyangwa bazikugemurira. Ntago wanywa itabi muri gereza, ntibishoboka. Itabi ririya mvuga ry'urumogi cyangwa se zamugo n'ibindi, ntago ushobora kubinywera hariya mu ndaki. Niyo ryaba waravuga uti ndibuze napfa,
ntabwo waba uri kwa muganga ngo bakugemurire ibintu bakugemurira usange bagemuyemo, ntabwo bishoboka. None se niba batabikugemurira urwaye, niba batabikugemurira ibyo bintu uri muri gereza kandi ukabona byangiza umuryango, nawe ubwawe bikaguca intege, ariko nkwibariza akabazo, uzi kubaho ufite ubuzima buzira umuze? Uzi kubaho ubuzima bwawe wumva bumeze neza, unywa ibintu bijyanye no mu buzima? Oya, niyo wanywa inzoga ariko ukanywa gakeya, niba ugashoboye, ariko kuko nta gakeya nta nyinshi, ahubwo biterwa n'imbaraga z'umubiri w'umuntu. Inkeya iba nkeya mu mubiri bitewe n'imbaraga zawe, inyinshi iba nyinshi bitewe n'imbaraga zawe. Ushobora kuba wowe uzishoboye, uzi kontorora. Singiye kukubeshya nkanjye, njye zarananiye, narazinyweye zirananiye, ariko ubu naraziretse rwose. Ariko si uko inzoga iraryoha, ariko niba uzi kuyinywa ukicuza ntabwo ari ibintu byawe. Nimba uzi yuko uyinywa ukumva uri fiyeri yayo, ni ikintu cyiza. Baravuga ngo inzoga ni iy'abagabo, ariko kuyikontorora nshuti yanjye, abantu bayikontorora ni bake. Ingesi iyo ari yo yose yaba yarakubase, ntabwo navuze inzoga gusa, ntabwo navuze ubusambanyi gusa, ntabwo navuze n'inzangano. Niba muri wowe ureba umuntu kuva ntumwishimiye, uriya yubatse inzu nziza, njye sindayubaka, uriya ntakabeho njyewe mbeho, uriya abana be bajye kwiga mu mashuri meza, abanjye bagenda. Niba ufite ishyari muri wowe, uzabisarura mu bana bawe cyangwa mu buzukuru, kuko ni amaraso yawe. Ipera ryera ipera, indimu ni indimu, ironje ni ironje. Ntabwo uzagira umugisha usesuye utakubereye, ntabwo bizakunda. Uzi kugira ngo ube ufite abana bawe bige baharanira kugera ku ntego nziza, warangiza amafaranga bari kuzagushajishamo, bakugurira agasukari, bakugurira umuceri, bakugurira amafu, bagufata neza, bakazajya bayatanga baje kukugombora bagufunze kubera ko warwanye mu kabari, kubera ko bagufatiye ahantu ukora bidakwiye, kubera ko bagufashe urwana n'abantu mu muhanda, kubera ibiyobyabwenge, urumogi rwakunaniye cyangwa n'izindi droge zitemewe. Ugasanga famille buri munsi iraterana, bamujyanye hanaha musa umwana wacu, amafaranga bakagombye kugutanga ngo aguteze imbere ugere ku mishinga ifatika, bakajya bayagutangaho bakugombora. Uzi kugira ngo uzasaze bajye baza bakugombore muri gereza, wari muri gereza kubera ubusinzi n'icyo bwakunaniye wanze kureka kuva cyane. Ayo mafaranga ari yari kuzagushajisha abana bawe, bakubyinirira, bakuzanira ibintu bakatereka aho ngaho bakagenda. Njyewe ikintu natangaho inama, suko nigize umunyabwenge, ibyo mbabwira nanjye rwose ndagerageza, ngomba kugerageza nkabishyira mu bikorwa. Ni ibitekerezo cyangwa se n'icyifuzo, ndakubwiza ukuri, nta rwitwazo wavuga ngo iki kintu cyarambase cyarananiye, kuko hari impamvu nyinshi. Ufite ubushake bwo kukireka, wacamo ukakireka. Ikintu cyose iyo cyanzura cyangwa usenye uturitse, cyangwa ikintu cyose kibasha kuba cyagerageza kugushyira mu kaga, jugunya. Ibi byo kuba ngo urumogi ngo bane ngo ryara, umva nkubwire wangu, umwotsi umwe wonyine ugira ingaruka mu bantu uzabyara n'abuzukuruza. Umwotsi uyu bivuga mvanyemo ingofero, ujye kubona uri umwana w'umuhanga mu ishuri, iwanyu barishyura miliyoni 2 bya minerivare, ugasanga barishyura ahubwo izo kujya kukugurira urumogi, ugasanga barakugurira urumogi bari bazi ko bishyura ishuri. Uhimba amaberate ugira ute kugira ngo amafaranga bagwaye minerivare, ugasanga ufite ubucakura aho ngaho muri doro mu banyeshuri, abana b'abanyeshuri, ugasanga uri umwana w'umunyeshuri uri ikibazo mu kigo, utuma abandi bana batiga neza kubera imico mibi. Iwanyu bakwishyura minerivare, ko ya minerivare ariyo kuba virusi mu bigo by'amashuri, mu bandi bantu bangiza. Wa mwana we, niba uri umunyeshuri, this is the way. Fata umwanzuro, ejo hazaza nahawe, wumve yuko ari wowe uzaba ufite inkingi y'umuryango, uharanire kuzagera ku bintu abandi bantu muri famille batagezeho. Kuko niba bakwishyura amashuri, ntago bari kurera ibuye, bararera umuntu nawe uzarera abandi. Inshingano z'abantu uzashingwa zirakomeye, kandi kugira ngo utangire uzica intege n'ubu ngubu, kugira ngo utangire kuzikora neza, nuko ubasha kubikora ubu ngubu gakeya, ukagira imico myiza mu bana b'abanyeshuri, ukaba icyitegererezo n'abarimu bakabimenya.
mukaza ahantu ukora wa muntu we, niba ucuruza, niba uri umukozi wa leta, niba gerageza we kuba ikibazo ngo ube icyitegererezo kibi muri sosiyete urimo, kuko ubuzima ni umurage. Gusa ushobora kuba waragize ikibazo icyo uri cyo ukaba waracyandujwe n'umuntu mwabanye kera nk'uko tubivuga, kuko hari abantu bangiza abantu muri iki gihe. Uwo mwiganye niwe uzakugira umugabo cyangwa akakugira imbwa, uwo mwakoranye niwe uzakugira umugome cyangwa akakugira umuntu muzima. Ni ukuvuga ngo baravuga ngo mbwira inshuti yawe nkubwire uwo uri we. Haranira kuba mu nshuti nziza. Ibyo kuba ngo ibigare ngo ibice ibigare, abantu barakuzamura bageza hejuru bakarekura. Inshuti ufite itagurishwa n'iyi ni umutima wawe, niyo nshuti yonyine. Umutima wawe nugubabaza uko byagenda kose uzabyicuza, kandi uzabyicuza ukubwire ngo narabikubujije. Itariki iyi niyo wari ukwiye kubikora gutya, narabikubwiye ibyina amatwi. Fata umwanzuro, ndagira ngo nsoreze hano naho ubutaha, ariko ndashaka muri comment iki kiganiro nkoze niba kikunyuze, wandike muri comment. Ikiganiro ni kuri Inama y'Ubuzima TV. Muri comment ushaka ikindi kintu naza akora ikiganiro, wanyandikira muri comment ukangura uti ndashaka kuzatuganiriza kuri iki kiganiro kijyanye n'ibi bintu. Nagerageza mumpaye ibitekerezo mukamana icyizere. Ikindi ibisabwa niba ari share, subscribe, ibintu nk'ibyo ni inkunga ikomeye kugira ngo n'ubutaha biganiro bijye bibagereraho igihe. Nabifuriza amahoro y'Imana. Njyewe uvuga ndavuga ubu, ariko ejo sinzaba mpari. Niyo mpamvu ibyejo ntagomba kubishyira ejo, ngomba kubishyira none. Iki kiganiro ndagifata nk'inama y'ubuzima nkuko cyano yitwa, ku muntu ugerageza kuba yacyumva. Aho navuze nkakomeretsa abantu mu mbabarire, mwankosora nta kibazo muri comment. Icyo mvuze ubu wakubwira ngo upfe nonaha, ariko ejo uzazuka. Wumva upfuye nonaha waba upfanye biki? Ese wahita wishimira ko bakubwiye ngo upfe, cyangwa wahita wikanga kubera ko ari ibintu utari wakora wakagombye kuba warakoze, wagiye unegirija? Ese uzutse nyuma yuko yenda upfuye none nkuko bakubwiye ngo ejo uzahita uzuka, wumva wazukana ibitekerezo bimeze gute bitandukanye n'ibyo wari usanganywe? Ese byakungura iki? Ese si yose igende ku bitekerezo byawe ubona yabisubiye inyuma cyangwa ubona yabiteye imbere cyane? Igisubizo ni muri comment. Niba abantu bose babaye wowe isi yabiteye imbere cyangwa se yaba ipfuye, muri comment murakoze cyane. Dr. Sam Kigali TikTok, ibyo nababwiye nkora nayobwiye ko n'umukomisiyoneri, ariko n'ibindi serivisi zose wampamagaramo. Ndabashimiye cyane, ndi tayari kuba twashyira hamwe. Murakoze cyane, Imana iduhane imigisha nanone.